Yesu ashimwe. Matayo igice cya mbere umurongo wa 23. Umwana azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Dusenga Imana. Turagushima Mana kubw'uyu munsi, turagushima kubw'uyu mwanya, turagushima kubw'ijambo ryawe rizima, kandi nongeye kukwinginga kugira ngo amagambo ava mu kanwa kanjye n'ibyo twibwira mu mitima yacu bibyiza bishimwa nawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Iyi Noheli kuri jewe ni Noheli idasanzwe, kandi nawe waje hano uyu munsi ndagira ngo ikubere Noheli idasanzwe. Impamvu yabyo ubwo ndababwira impamvu zanjye, ariko nawe ufite impamvu zawe. Yereka mbabwira impamvu zanjye, mutagira ngo kuko biroroshye kwita ikintu kidasanzwe dukoresha amagambo y'amatirano. Ni very special. Ni Noheli idasanzwe. Umwaka ushize ubwo nagiraga umugisha wo guhereza diyoseze umuntu wari ukiri umusore afite imbaraga, nanjye nkaruhuka, numvaga mfashe gahunda yo kumara igihe nicara hasi nkumva ubutumwa bwiza, kumara igihe kitagenwe. Numvaga ntegereje igihe Imana izambwira ngo igihe kirageze, kandi hari impamvu yabyo. Impamvu nari maze imyaka 22 buri Noheli ngomba gutegura ubutumwa, kubera ko hari inzandiko nandikaga, inzandiko za gishumba. Ubwo kubera ko hari Noheli 22 namaze nyobora diyoseze ya Gahini, natangiye mbwira abantu bakeya, paruwasi 12 gusa n'udukanisa 100 tutanashinga. Hanyuma nashoje nandikira paruwasi 50 n'amakanisa 300, kandi amenshi afite imbaraga rwose. Buri Noheli nagomba kohereza urwandiko, nagomba kwicara hasi ngategura. Aho mbabwira ko bidasanzwe, ubundi iyo uzi kuzavuga ubutumwa uri umuntu w'Imana ugomba kujya gusenga ukabwira Imana uti Imana, nzavuga ubundi he gutumwa, ubwoko bwawe ukeneye kumva iki? Izo nzandiko narazikunda kuko nagiraga umwanya wo gusenga, nkagira umwanya wo gusenga, ntabwo nandikaga ntarumva icyo Imana imbwira. Hari igihe natindaga nk'amajoro 2, hanyuma nkarara nicaye kugira ngo nandike, natinze kubona ubutumwa. Ariko kuri iyi Noheli ntabwo nigeze mbisengera, Imana yarantunguye. Haleluya. Ku cyumweru uko bisanzwe, ubwo nukuvuga ngo nyuma y'umwaka n'igice, nari nicaye hariya uko bisanzwe. Ubundi najyaga nza ari mpere inyuma gatoya, tukimara kwimukira inaha ngaha nabanje kwibaza ngo paruwasi nzajya nsengeramo ni hehe. Ngiraho ngenda njya, nkagerayo nkumva sindimo mbyumva neza. Bigeze aho numva ijwi rirantunguye rirambwira ngo ariko aho handi urimo ujya urajyanwayo n'iki? Paruwasi ya Kacyiru nazanywe n'ibintu nka byinshi. Cyambere na mbere ni hafi yaho dutuye, ni hafi yaho nkorera. Numva Imana irambwira ngo ariko urajya kure ko hari hafi yawe, bite byawe? Icya kabiri nuko naje kwibuka ko iyi paruwasi dufitanye umubano udasanzwe wo mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, mu gihe paruwasi yatangiraga hari ibihe yamaze isengera muri Mubigize, kandi Mubigize ni umuryango ugera mugenzi wanjye twatangije. Ubwo rero ni ukuvuga ngo twagize uruhare mu gutangira kw'iyi paruwasi nubwo tutari duhari. Ntabwo ari ibyo byonyine, ibyo ntabwo bihagije,
kuko hari n'indi paruwasi yindi nka paruwasi ya Kimironko nayo nayitangije numva Imana imbwira ngo aha hagomba gutangira paruwasi, kandi mpita numvira nta mabwiriza nuko birakorwa, sinigeze nasengerayo. Naho numvaga harimo amakuru, ariko naje kwibuka yuko nanone turimo dusenga icyo gihe hari habaye inama turimo tuvuga ngo habagiye kuhajyana, numva ijwi rirambwiye ngo nimuve mu Biryogo mujyeyo mwicare mu basenge. Nicaye hano mu ntebe numva Imana irambwiye ngo ahantu ndahabahaye. Haleluya. Noneho nza kumva numva mfite uburyo. Hanyuma rero icyanyuma nuko nagize umugisha wo kumva abavuga ubutumwa benshi kandi bavuga ubutumwa neza. Mufite abavuga ubutumwa benshi, bikwiye kubanezeza. Abavuga ubutumwa benshi singiye kuvuga amazina ntagira abo nibagirwa, ariko Kidikoni ufite abavuga ubutumwa benshi. Imana ibahe umugisha. Ibyo byose rero iyo byankuruye kujya nkaza nkicara ngaha nkumva ubutumwa bwiza, ngasohoka nkagenda nkajya mu modoka ngataha. Ku cyumweru narinzi yuko n'ubundi ngiye gukomeza uko nsanzwe, konza nkumva ubutumwa narangiza nkajya mu modoka ngataha. Imana irantungura. Imana ijya ibatungura. Nari nicaye hariya numva ijwi rimbwira ngo kuri Noheli uzavuga ubutumwa, kandi ubutumwa uzavuga ni ukubwira ubwoko bwanjye ko Imana iri kumwe nabo. Haleluya. Ubwo nicaye hariya ntangira noneho kwibaza ngo ariko se harya buriya ndabwira Kidikoni, ntangira kwibaza ko yakoze porogaramu. Ubu ni ku cyumweru ashobora kuba yarakoze porogaramu y'abavuga butumwa, ese n'ahandi bazanumira. Ndavuga ni reka ntahe, ubwo ari Imana yabivuze izanambwiraho njya kuvuga ubutumwa hariho. Si ngombwa yuko njya kurwanira pulpit, si ngombwa yuko njya kubisaba. Yarantunguye. Nabaye ngisohoka ngiye kwinjira mu modoka, Kidikoni aza yiruka araza arambwira ati kwazakugireho umugisha kuri Noheli ukatubwira ubutumwa. Haleluya. Kandi byarantunguye cyane kuko ngo Imana yamutegetse nawe ari ahangaha, bigaragara ko mu gihe Imana yambwiraga nawe yari imwimubwira ko tuza guhurira hariya akabimbwira. Haleluya. Mushaka mwabyita coincidence, uruhurirane rw'ibintu, ariko gihe icyo ndimo mbona ndabona ubushake bw'Imana, uko Imana itunganya ibintu. Imana iravuga ikakubwira ikabwira undi, ukabona ibintu birakoretse. Ntabwo rero nigeze mbwira Imana ngo nimba ubutumwa nzavuga ko sinaninze naho nzanabuvuga. Ni Imana yambwiye ngo bwira abantu banjye ko ndi kumwe nabo. Ariko nanjye nari mbikeneye, hari ibyo twarimo ducamo, nari nkeneye kumva Imana imbwira ngo ndi kumwe nawe. Hari ibyari birimo biba kandi biremereye umutima wanjye, nari nkeneye kumva Imana imbwira ngo ndi kumwe nawe. None reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Iyo urebye amateka bayashyiramo ibyiciro bitatu. Ahashize, ibi bihe turimo, n'ibihe bizaza. None amateka y'itorero nk'abantu b'Imana, reka bya bihe nanone tubigabanyemo gatatu. Bya bihe bitatu, amateka yo kuva Adamu na Eva baremwa, tuyajyane tuyageze mu gihe cyo kuza kwa Yesu Kristo, aricyo gihe turimo. Hanyuma nanone tuze kureba mu gihe Yesu Kristo azagaruka, mu gihe tuzaba turi mu isi nshya n'ijuru rishya. Icyo gice cya gatatu ntabwo turi bukijyemo, hari impamvu yabyo. Impamvu yabyo nuko icyiciro cya gatatu kizaterwa kuri wowe, kizaterwa nuko wifata mu cyiciro cya kabiri. Kuri ibintu bigira ukuntu biba uruhererekane, ku buryo icyiciro kimwe ugihombye icya kabiri nacyo uragihomba. Kadufate nk'urugero, niba nk'umwana yifuza kuzaba umuyobozi cyangwa se akaba umuntu ukomeye, cyangwa se akaba umuganga, cyangwa se akaba uyu n'uyu, akaba ari umwana mutoya arifuza ibintu byiza, ariko niba atarimo yiga ngo yige neza ntabyo azageraho. Kubera ko kugira ngo azagere kuri bya bindi biratangirwa no kugira ngo yige neza. Ni ukuvuga rero ko iby'igihe kizaza tubihabwa n'igihe cy'uyu munsi, kubera ko igihe cyashize cyo ntabwo tugiye kubihindura. Ibyashize byarashize ntabwo turi bubihindure,
ibyo nahindura yewe ni iby'uyu munsi nibyo nshobora guhindura. Ahora niho nza kuza gutinda, ndaza guca ku bihe byashize hanyuma ngere ku bihe by'uyu munsi mbitindeho, iby'ibihe bizaza ndabareka, uwo mukoro ndawubarekera namwe mugende mubitekerezaho. Reka twigire, ugifungura Bibiliya urabona kuremwa kw'isi, uhita ubona Adamu na Eva, ubone barimo baremwa. Noneho bakimara kuremwa hari ikintu cyiza kirimo kiba mbona, iyo nyigezeho igihe cyose ncagakatu nkabitindaho. Twagusurwa n'Imana, urabizi Imana yacu ni ikunda, irakunda. Imana ni urukundo. Imana ishaka kutugenderera, ikagirana ubumwe natwe, ikagenda natwe, ikabana natwe. Maze uko dusoma, Imana yajyaga ibagenderera buri munsi, ntiyasibaga n'umunsi n'umwe. Yabagenderaga gihe ki? Muri ya masaha meza cyane yo hagati ya saa 11 na saa 12 n'igice. Ni amasaha aho izuba riba ritari ryinshi cyane, ni amasaha umwijima ubutaraza, ni amasaha ari hagati y'amanywa n'ijoro, ni amasaha ameze neza cyane. Ubwo Imana ikaza ikabwira Adamu na Eva ikabaza, mwiriwe mute? Mwariye iki? Mwagize umunsi mwiza? Bakagirana ubusabane bakanezerwa cyane. Noneho yarangiza ikababwira ati rero noneho mujye kuryama neza, ntimugire ubwoba bw'ijoro, nta bikoko biri bubarye, nta kibazo muri bugire, nta bajura baza kuza aha ngaha, muryame neza, musinzire neza, mumererwe neza. Haleluya. Gusurwa n'Imana mu gihe ugiye kuryama biguha ibitotsi byiza. Haleluya. Ntibyatinze iteme ryabahuzaga n'Imana bararica, ubwabo nibo baryiciriye. Iteme bararitema, ntibaba bagihura n'Imana. Hagati yabo n'Imana haba umworera munini cyane, ndetse bagira isoni, batangira kugira isoni aho n'Imana iza kubareba ngo muri he, bati twihishe. Kubera iki? Kubera yuko icyaha gitera ipfunwe, umunyabyaha yiruka ntawe umwirukanye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite umwijima ahunga umucyo, ntabwo umucyo wangikana n'umwijima. Iyo umucyo uje, umwijima urahunga. Birakomeza sinza kubitindaho cyane, bigera ahantu urumva baremangatanya ibintu ngo by'ibibabi n'ibindi byose, ubucocera nabyo ntibyanakunda. Bigera mu gihe noneho Imana ishaka kugira ngo ibatabare bakize, ihamagara Aburahamu, ihamagara ubwoko bwayo, biranga ntibyagenda neza, binjira mu bihe by'ibitambo. Nahoze ntekereza isinagogi y'Abayahudi ko yari ndetse yarimwe ibice bose nka bitanura, mumfashe tubibare. Harahera cyane hinjirwagamo n'umutambyi mukuru inshuro imwe mu mwaka, nawe kandi hakaba hari umwenda uhakingirije. Nawe iyo yajyaga kwinjiramo bamuzirikaga umugozi kugira ngo naza kwinjiramo afite ibyaha, Imana ikamukubita agapfa, baze kumukurura, kubera ko n'undi wari kujyawe nawe yari gupfiramo. Ngaho nawe mbwira kubaho gutyo. N'umutambyi mukuru nawe yajyaga ahinda agashita avuga ati sinzi niba ndi buveyo, kuko ntabwo uzi niba hatari ibyaha. Urumva nawe atekereza kujya ahantu. Reka tuvuga ko umutambyi mukuru ari bishop. Tekereza kugira ngo bishop aba afite ahantu ajya rimwe mu mwaka, kandi agiye bamuziritse umugozi kugira ngo baze kumukurura, napfirayo agiye ahinda agashita ati sinzi niba mvayo. Ubwo murumva ari ubuzima. Noneho vaho ngaho rero ujya ahera, ubwo nahera cyane. Ujya ahera reka tuvuge ko ari nkahangaha, reka tuvuge ko ahera cyane ari ahangaha inyuma, hanyuma ahera ni ahangaha. Aho ngaho ahera kugira ngo hagerwaga n'abatambyi gusa, abatambyi gusa. Ariko Imana ishime ko uyu munsi wa none abavuga ubutumwa, abarayike, abantu bakijijwe baza ahangaha bakabyinira Imana, bakanezererwa Imana. Haleluya, haleluya. Ntabwo muri ahera se mwahageze namwe? Ubundi ntabwo byanashobokaga. Ariko reka twikomereze urebe nawe akaga bari barimo. Hanyuma uvuye aho ngaho wajyaga ahantu hicarwaga n'abagabo b'Abayuda gusa, abagabo gusa.
mwumva abadamu mwe mwaje ahera cyane, mwaje ahera ariko ntituranabageraho. Naho hirya y'abagabo b'Abayahudi hicaraga abagore b'Abayahudi. Urabyumva nawe, wavuye ahera cyane ugeze ahera, ugeze aho abagabo b'Abayahudi, ugeze aho abagore b'Abayahudi. Ubwo ntibaratugeraho twebwe abanyamahanga. Abanyamahanga twajyaga inyuma y'abo y'abagore b'Abayahudi tukajya inyuma iyo ngiyo. Urabyumva nawe? Ngaho nawe mbwira, nta kwegera Imana kwari guhari, nta burenganzira bwo kwegera Imana kwari guhari. Ariko muri gahunda y'Imana, gahunda yateguye gukiza wowe nanjye, yateguye gahunda, ikintu gitangaza cyane, ikintu nkundira Imana yacu. Iby'Imana yateguye irabitegura, ikabipanga neza, ikabivuga, bikandikwa, kenshi ntitubibone, ariko bikaba byateguwe, bikaba biranditse. Kuvuka kwa Yesu, umuhanuzi Yesaya yabivuze hasigaye imyaka 700 yose kugira ngo bibe. Avuga izina mu gice cya 7 umurongo wa 14 ngo azitwa ngo duhawe umwana ngo azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe nawe. Uwo ni Yesaya bivuga. Anarangije ntabwo yerekeye aho ngaho, yanavuze uko uwo mwana azaba ameze. Yavuze uko uwo mwana azaba ameze. Iyo urebye mu gice cya 9 y'amagambo badusomeye, ayo ndayasoma kuko ni byiza ko musobanukirwa neza na Yesu wari we, musobanukirwe. Urumva Yesaya we hasigaye imyaka 700 yaramurebaga akamubona, aramuvuga, amwandikaho uko azaza ameze. Haleluya. None uyu munsi wa none nta nubwo tunamuzi, byaranavuze biranandikwa, none turanabisoma ntitunabimenye, ntitunabyumve. Reka basome. Nuko umwana ni Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Sizi arimo arabikurura, nukuvuga ngo Yesaya we arimo arakurura ibizaba mu myaka 700, arabizana agasa n'ubishyize mu gihe cye. Hari ukuntu mu buryo bw'umwuka ukurura ibintu biri kure ukabizana, wabivuga kenshi abantu bakavuga urimo uravuga ibiki, urimo uratwereka ibiki, ko tutarimo tubibona. Ariko Yesaya we yamaze kubikura mu buryo bw'umwuka, maze amuvuga gutyo ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro. Haleluya. Tuzi inshuti yanjye bamaze kubona Yesu, uwo Yesaya yavugaga. Hasigaye imyaka 700. Igihe kiragira Yesu aravuga. Nimunyemerere tuve mu isezerano rya kera, ubwo twinjiye mu by'uyu munsi. Yesu aravuga. Yesu Emmanuel, bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Inshuti zanjye, hari ibindi bihe Imana, umuntu akeneye Imana nk'ibi bihe. Turi mu bihe bitoroshye, isi yose mu bihe bitoroshye. COVID-19 yahindaguye amateka ku buryo mu gihe izaba imaze no kunarangira, abantu bazajya bavuga ngo mbere ya COVID na nyuma ya COVID. Muri izarangira, nta kaba nigashire, izarangira. Ariko abantu bazajya bavuga ngo mbere ya COVID twitwaraga gutya, nyuma ya COVID twitwara gutya. Amateka yahindutse. COVID irimo irahindagura ibintu ku buryo uyu munsi wa none, mu gihe COVID izaba imaze kurangira, abantu bamwe barabakire bazaba bakennye, hari abandi bazaba babakene bazaba bazamutse, ibintu bizahindagurika. Ibyo mbabwira se mugira ngo ni ibintu byoroshye. Ngerese umuntu waguze amahema yo gukoreramo ibirori, akaguza amafaranga akubaka amasare yo gukoreramo ibirori, akamara umwaka wose ari amafaranga yagurije banke, kugira ngo arorohewe. Ngerese abantu bacuruza sanitizers n'ibi bintu ntabwo babona amafaranga menshi. Byahabaga se mbere, ucuruza sanitizers uwo ngo arimo arunguka amafaranga menshi cyane. Baragenda bahindura
ku rubuga ejo bundi nabonaga ngo noneho igezweho yakandagira ukarabe yakandagira usanitayizinge, so baragenda bahindura, baragenda bacuruza. Ibi bintu birakorwa ku bwinshi, ufite uruganda rugira gutunga arimo arabyungukiramo, ariko hari abandi barimo bahomba. Hari ibigiye guhindagurika rero. Ariko akaga nanone ka covid nuko ubwo bizana nabwo bunarushije n'ubukana n'indwara ubwayo. Indwara ifite ubukana birumvikana, indwara irandura, ariko akaga kayo ntabwo umenya ngo ugiye kunyanduza ninde, ntabwo umenya ngo nayanduye ryari, ntabwo umenya ngo ingaruka ni izihe, nta kimenya na gitoya. Kandi ibintu byose tutazi bidutera ubwoba. Abantu rero bafite ubwoba, isi yose ifite ubwoba. None se reka mbabaze ikibazo kimwe. Wajya kumva ngo perezida w'Ubufaransa ngo yarwaye covid-19, wowe urinde kugira ngo uvuge ngo ntabwo yangiraho? Ubundi hari ukuntu twibeshya tukibwira ngo ningira ibibazo uzatakambira Uburayi, ngo abanyaburayi baze biruka baze kuntabara, none nibo barembye kuturusha. None se baragutabara bo bamerewe neza? Twayaga twibeshya ngo hari umupolisi w'isi yose witwa Amerika, ngo nitwaramuka tugize ibibazo Amerika izaza kudutabara, none nibo bamerewe nabi kuturusha. None se Amerika baje kudutabara? Ninde ugiye kudutabara? Nimureka dutakambira Imana, nimureka tugira ikintu twibuke ngo Imana yaradusezeranye ngo ndi kumwe nawe. In fact byanagutangaza cyane kandi ndashima Imana cyane. Wari uzi ko muri iki gihe cya covid mu isi yose ahantu hari safe, ahantu horoshye gutura ukahatura wumva umeze neza ni mu Rwanda. Abandi bafite confusion, bafite ibibazo, baravuga urugambo rwinshi, umwe aravuga ati buryo, undi ati bumoso. Hambere nakurikiraga ukuntu mu Bufaransa minisitiri w'ubuzima aravuga ati buryo, wa local government akavuga ati bumoso, ugasanga abaturage bayobewe berekera baravuguruzanya. Ariko hano mu Rwanda nibura uw'ubuzima y'inama n'uwa local government asigaye bakatubwira bati Banyarwanda nimwambare mu keeping distance, nimwambare ubupfukamunwa, nimubigenze gutya, lockdown ni ngombwa kugira ngo tugire gute. Nibura tukumva ijwi ritubwira, hanyuma tukabona aho twerekera. Abandi ntabwo bazaho berekera. Confusion, total confusion. Abantu covid iravanga ibintu ikabivanga ku buryo ugera aho ngaho ukavuga ariko se amaherezo agiye kuba yahe? Hari ikindi gihe kimeze nk'iki ngiki aho dukeneye kumva presence y'Imana, kumva ko urabona hari uburyo, hari ubucuti budasanzwe muri Yesu Kristo, hari ubucuti budasanzwe twubakana n'Imana, tugasobanukirwa neza ngo abamwakiriye bakizera izina rye abo yabakoreye ikintu gikomeye cyane, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Hanyuma nk'umwana w'Imana hari ikintu gikomeye cyane Imana igukorera. Ikintu cya mbere na mbere igukorera ni ukukumara ubwoba. Haleluya, haleluya. Kenshi usanga ikintu runaka cyabaye atari cyo kibazo, ahubwo ubwoba bugendana nacyo ugasanga nicyo kibazo. Ariko iyo usobanukiwe neza kugendana n'Imana kandi ugendana n'Imana igukunda, nta mpungenge wagombye kugira. Ariko bakiriko sa nuhaguruka utambuka uhagarare hariya ahari kugira ngo tubyumve neza, twumve kugendana n'Imana icyo ntunyegere. Nicyo kibazo cya covid ni ntunyegere. Umuntu wakagombye guhobera ngo musabane aza yiruka nka yaza gusanga ngo ntunyegere. Ariko ndaza kubabwira ukuntu tuza kwegerana nshuti zanjye. Urabona uriya mugabo n'imbaraga afite. Covid kimwe mu bintu yatwambuye ni wa munezero wo kubona abana bacu bari hano imbere, tubona badusekera batunezerewe. Uwo munezero nawo tukigira nta kaga gakomeye cyane. Ubu none mbambonye uwo nifashisha, mbashatse akana k'imyaka 3 nkamubwira ngo nikagende kegera kidikoni, ariko nimutangire mutekereze ko abana bacu bari ahangaha, dutegereze nk'akana k'agahungu k'imyaka 3 kamuri ruhande. Murimo murabitekereza? Akidiko nawe rambura ikiganza cyawe usa naho hari umuntu ufashe. Ufashe akana mu ntoki. So barimo aratembera. Akana k'imyaka 3. Mu gihe barimo bagendana, kakana ndamutse nje nkaza ntagakanga, icyo gakora ni igiki? Karushaho gufata ikiganza cyase. Ntabwo karekura, gafata ikiganza cyase, ntabwo kajya kure,
se nawe akagafata. Iyo ukabwiye ngo intare iraje arakubwira ngo papa arayikubita. Kandi koko burya ntabwo umwana aba yibeshye, ntabwo intare yaza ngo ituruke hariya uri umuntu w'umugabo uri kumwe n'umwana wawe ngo irye umwana wawe itarabanza kukwica. Za mbaraga ziyubaka muri wowe kugira ngo urengere umwana wawe zituma abagabo birukana. Bimbabwira niko kuri. Ntabwo intare yamwegera kubera ko uyu n'umwana wawe uramukunda kandi agufite n'icyizere. Uje ukamubwira ngo intare iraje arakubwira ngo papa yayica. Kubera iki? Uriya mwana mu bitekerezo bye abona papa, iyo ashonje abona papa azanye umugati, yakenera imyambaro akabona papa arayizanye. Mu mutwe we rero azi ko se ashobora byose. Haleluya. Ariko mwokagira Imana mwe mwaretse mu bitekerezo byacu tukemera ngo Imana ishobora byose. Haleluya. Numara gusobanukirwa neza ko Imana ishobora byose, nta wongera gutinya, ubwoba burajya kure. Ugiye kukubwira ngo iki kiraje uravuga uti data arakirukana. Haleluya. Haleluya. Yakwicara inshuti yanjye, urakoze cyane. Nashatse umugabo w'imbaraga kuko wawundi nyine wawundi ko kutagira n'ubwoba. Ubwoba kubana n'Imana umenye neza ngo ndi kumwe n'Imana, ibyaguteraga ubwoba byose biragenda. Uzakubwira ngo ugiye gutakaza akazi kawe kubera COVID-19 uzavuga uti data wo mu ijuru azanyitaho. Haleluya. 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 Uti data wo mu ijuru azanyitaho, azi ibyo nkeneye, azanyitaho. Satani azakubwira ngo ugiye kubura ibyo urya, uzavuga uti erega Imana yabwiye ibikona bikajya kugaburira umugaragu wayo, nayo izabwira ibikona bize bingaburire. Haleluya. Ahira ko muri mwebwe hatarabagaruwe n'ibikona mukaba mwarabyibagiwe. Hakaba hari igihe wagaburiwe n'ibikona none ukaba warabyibagiwe. Wageze mu gihe cyo gutengamara urabyibagirwa. Ya Mana yagutunze cya gihe, ya Mana yakurinze cya gihe, iyo Mana iracyariho. Niyo nkubwira. Haleluya. Kubana na Yesu, iri kumwe na Yesu nta kigutera ubwoba. Satani yaza akakubwira ngo business yawe ngo igiye guhomba. Uterega business yanjye yakoreraga Yesu, niramuka ihombye na Yesu nawe arabahombye, aragomba kunshakira indi business kugira ngo nkomeze mukore. Haleluya. Haleluya. Nigeze kwishyuza Imana singiye kubijyamo ntaza gutinda, kandi yahise inyishyura. Nari ngeze ahantu hakomeye, mbwira Imana ngo uragomba kunyishyura, ngibwira nuko inyishyura kandi iranyishyura. Haleluya. Ni mujye tureka twishyuza Imana, ariko uzayishyuza ibyo utayihaye. Uzayishyuza iki? Ariko umenye ngo ufite uburenganzira bwo kubwira Imana ngo ngeza hakomeye. Inshuti zanjye, hari agatekerezo abenshi mushobora kuba muzi. Yari umuntu w'umunyamasengesho, umuntu ukunda Imana, ukunda gusenga, umuntu wumva ijwi ry'Imana akarisobanukirwa neza, agasobanukirwa n'ijwi ry'Imana kuko yubatse ubucuti n'Imana. Mutibye urimo uvuga ni ibiki? Nakunda kuvuga, hari igihe rimwe na rimwe uvuga ibintu ukabutana bitekerejeho cyane. Nakunda kuvuga ngo Imana yambwiye, ngo Imana yambwiye. Umunsi umwe abana ngira ngo bari babyumvikanyeho, bari bakiri batoya, bashobora kuba barabyibagiwe ubu. Naje baraza barambwira ngo ariko papa, uko urutubwira ngo Imana yakubwiye, ngo Imana ivuga gute? Ngerageza kubasobanurira nkabona barimo barandeba, nkabona ntabwo babyumva. Ngeze aho hari ukuntu Imana yampaye rwose amagambo y'ubwenge, noneho barabyumva. Nababwira niko mwabana ngo bati, mama avuye ku rusengero, rido zikaba zifunze, akaba ari kumwe n'abandi badamu hanze barimo baganira, mushobora kumenya ijwi rye? Umwe muri ati twabimenyanye, ati twarimenyanye. Ni kubera iki? Ngo kubera ko ari mama. Ntoya ntabwo ntibihagije. Ntabwo bihagije. Ngo kubera ko ari mama kandi tukaba tumukunda. Oh, ni noneho ndabyemeye. Ijwi ry'ukunda urarimenya. Mu majwi menshi ijwi ni wubaka ubucuti n'Imana, Imana izajya ivuga wumve. Haleluya.
kubaka ubucuti n'Imana ukayimenya ikakumenya, izajya ikubwira wumve. Umuntu w'Imana rero yari masenga, agira iyerekwa, abona ibirenge by'abantu babiri barimo bagenda ku musenyi. Noneho ajya gusenga, ariko Mana, biriya bintu nyeretse ni ibiki? Imana iramubwira iti, inshuti yanjye, uriya ni jyewe nawe, nubwo utambona aho ugenda hose mba ndi kumwe nawe. Haleluya. Nubwo utambona aho ugenda hose tuba turi kumwe. Hashira iminsi asubira gusenga. Asubira gusenga, abona ibirenge by'umuntu umwe. Ashidukira hejuru, akangukira hejuru, atakamba ati, Mana, ati Mana, ati byagenze biteze, nagusize ko utansiga, nakoze iki cyantandukanije nawe? Imana iramubwira iti, inshuti yanjye, ntabwo nagusiga, nawe ntiwansiga, ntuzansiga, kuko utansize nanjye sinzagusiga. Ahubwo biriya birenge wabonye ni ibyanjye, twari tugeze ahantu hakomeye cyane udashobora kuba waca, ngushyira ku bitugu, ahasigaye turagendana. Haleluya. Hari igihe twumva ko dukomeye turi ibitangaza, ntumenye ko hari ahantu ugera ugakendera ko Imana igushyira ku bitugu. Njye narahageze, ndayamanika, mbwira Imana ngo, Mana, ndayamanitse birananiye, ishyira ku bitugu. Haleluya. Mwaretse tukagira ubutwari, ukagenda ukiherera, wabona ibintu byakomeye, wagera mu kibaya gikomeye, wagera ahandi hananiranye cyane, ugasobanukirwa neza ko Imana yawe yiteguye kugushyira ku bitugu, ikakujyana, ikakwambutsa. Haleluya. Tugira ikibazo gikomeye cyo kumva no mu rusengero ubwaho. Reka mbasabe, akidikoni yatubwiye ngo nitukebuke turebe bagenzi bacu n'ibindi. Noneho ndagira ngo iruhande rwa iburyo cyangwa ibumoso hari ahantu hameze gutya, hadafite umuntu atemere kuhicara, ndagira ngo uharebe. Mwakoze cyane. Ndagira ngo ugerageze gutekereza ngo ahangaha ni Imana yaje irahicara. Nimo turabyumvikanaho. Numara kumenya neza ko hano mu rusengero wicaranye n'Imana, imitekerereze yawe, uburyo uririmba, uburyo uhimbaza Imana, uburyo unezerwa birahinduka. Ya bintu byo kujya mu matagisi ukajya hese, nakubwira ukajya muri za business zawe kandi uri mu rusengero, bya bintu byo gutekereza ku bindi, bya bintu byo kwibaza ku bandi. Hari n'ikindi kiza gukomera cyane, niba n'umuntu wari wicaye hirya utamukunda cyane, numurebesha amaso y'Imana birahita bisura. Haleluya. Turimo turabyumvikanaho. Reka noneho mbasabe ngo igihe cyose uje ukicara ahangaha, ntukavuge ngo hano ko hari ubusa, umenya ngo hano Imana irahicaye. Niba ari hanini cyane, umenya ngo Imana yahafashe hose. Bizatuma utumva kuri wenyine, kuko wowe n'Imana muri majorite, ntabwo mukeneye majorite ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye. Bishaka kuvuga yuko pasitoro atidikoni na pasitoro ubwo agize n'undi muntu umwe tayari ubwo ikanisa ibihari. Haleluya. Ariko noneho rero dore ingorane tugira nizihe. Ikibazo kidukomereye cyane gituma tutatumira Imana ngo izibane natwe, igendane natwe, nkubera ibyaha byacu. None se wowe ugiye guhamagara umushyitsi w'icyubahiro, umuzane ufite umwanda, sinakubwira iwawe, ibintu by'uburyo bwose biri aho ngaho. Icyo dukora ni igikirere. Hari ibyo mu Cyongereza bita God of the gaps. Ni Imana yo muri bya bindi wabuze uko ukora, noneho yamanuka ajya uyitumira. Iyo Mana yo tuyitumira ryari? Ku cyumweru tukayiha isaha imwe n'igice, barenzaho tukitotomba kubera ko barengejeho, hanyuma twarangiza tugasohoka, Imana ukayisigara ku muryango, ukigira mu kazi kawe, ukajya muri za shuguri za buri munsi. Ariko wagera mu nzira, wagonga igikuta, ukavuga ngo ariko ngo Mana, ngo ya Mana, ngo imwakidikoni yatubwiye ngo Mana wantabaye, ukanashidikanya ngo niba uriho. None se wowe nta nubwo wemera ko Imana iriho, none urimo urayitabaza, iragutabara itese? Kuko ntunayizi. None ukazongera nanone ubwo Bibiliya ukagenda ukareba wishyira ku cyumweru, ugahanaguraho umukungugu, warangiza ukaza hashize icyumweru ukaza kureba utarya ya Mana iracyahari, reka njye mu rusengero njye kongera mfateho dukeya, twazansubika ku
dore ikibazo naho ngaho. Ariko Imana yacu tuyemere tukagendana nayo mu buryo bwa buri munsi, umunsi ku wundi. Wasohoka ahangaha ukagendana nayo, wagera mu muhanda ukagendana nayo, nugera muri traffic jam ukabona hano abantu batihuta, uzirinda gutongana no gutukana, kubera kuzi ko n'imodoka utwaye irimo Yesu, uri kumwe nayo, bicaranye na Yesu. Umunsi umwe nyango ni muri za 98 mu byaho hari ibibazo. Noneho nari mvuye gahe ninje Kigali, ngera kuri road block, noneho abasirikare barambaza batese uri wenyine, ndige nyine se nimubire basi. Umwe arambaza atese ati ufite imbunda? Ni ndayifite. Ngiri hehe? Mfata Bibiliya ndayimwereka. Ngira ngo yagomba ko yaratekereje ati umuntu agomba ko. Arambwira ati ariko uzi ko ushobora gupfa igihe cyari cyo cyose? Ndabisobanukiwe ko nshobora gupfa igihe cyari cyo cyose, ariko nzaho najya mu ijuru. Haleluya, haleluya. That's a big difference. Kumenya neza ngo aho ngenda hose ndimo ndagendana n'Imana ikumara ubwoba, kubera kuzi neza ko niba ari inzara ufite Imana izakugaburira, niba ari ubukene ufite Imana izasubiza ibibazo byawe, niba ari abashaka kugira nabi ufite Imana izakurinda. Haleluya. Nugera nahakomeye hahandi udashobora kuba wakwiyambutsa, Imana izagushyira ku bitugu kujyana. Haleluya. Ngiyi Imana nimo mbabwira. Ngiyi Imana yabanye n'igihugu cyacu. Ngiyi Imana yaturinze nk'Abanyarwanda mu gihe ibihugu bikomeye cyane bifite ingorane zibakomere cyane. Uyu munsi wa none tukaba tuza gusenga, tukaba twambaye, tukaba tutishwe n'inzara. Ariko ngiyi Imana yagutunze wowe, ikagutunga mu rugo rwawe, ikaguha umunezero mu bihe bikomeye. Iyo Mana ndiyo ndimo nkubwira, niyo nkubwira ngo rushaho kuyiyegereza, rushaho kugirana ubusabane nayo, rushaho kuyitumira mu mibereho yawe, yitumire muri business zawe, yitumire mu byawe byose, uyitumire. Haleluya. Abo twaganiriye mu Cyongereza nababwiye nti mushaka aya magambo muyafate, mujye muhora muyibuka. Nababwiye nti in God there is never demotion, there is always promotion. Muri Yesu nta kumanuka kuhaba, kuzamuka. Haleluya, haleluya. Ubwo muremeranya nanjye? Dufite ibibazo bidukomereye cyane. Umuntu agira gutya, yaba arakidikoni bamubwira ngo najye muri paruwasi runaka, agatangira kwitotomba ngo bamuhereje muri paruwasi mbi. Mwaba pastor mwe, nta paruwasi mbi habaho umupastor mubi. Hayo kubera ko niba hari abasindi akababajura, nabo ngabo nyine Yesu yaje gushaka, nabo ugomba kujya kubwira ubutumwa. Birumvikana amafaranga ashobora kuba makeya, iyo gihe uzasenga ukabwira Imana ko ndimubwira wantunze se. Aha, ubwo biranyoroheye. Ariko reka nivugire muri politiki. Umuntu akaba yari meya, bamwohereza kuba vice meya somewhere, ugasangira atangiye gutera ibibazo, atangiye kugira gutya gusakuza ngo bamumanuye mu ntera. Ariko se mukagira Imana mwe, aho kwariho Imana ikohereje. Ubwo Imana ikohereje aho ngaho, jyayo ujye kuyikorera, umenye ngo aho ni Imana ikohereje muri icyo gihe. Ariko se umundi umve, reka nkoreshe aya magambo. Murazi umugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo imanga y'Imana iruta ikigarama cy'ijisho. Imanga y'Imana iruta ikigarama cy'ijisho. Murazi inkuru ya Loti na Aburahamu? Ko mwese muri abahanga se ubwo byagenze bite? Ngo Aburahamu na Loti muhungu wabo wari nk'umuhungu we, ko ni wari waramureze. Rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ngo ibyubu imitekerereze usanga ari imwe igihe cyose. Kwikunda ni iby'umwana w'umuntu. Amasho yarakuze, abagaragu n'abo ashumba n'ibiki bakajya bahora bahanganye. None haravuga ati rero inshuti yanjye, mwana wanjye ntikigiye kuzahora duhanganye, nujya iburyo ndajya ibumoso, nujya mu majyaruguru ndajya mu majyepfo, hitamo. Ngo hitamo imaripfa. Mu bupfayongo bwa Loti yarebye ikigarama cy'ijisho, yahisemo ngo ahantu hera cyane, hari za business zitangaje, ngo ahantu hameze neza cyane.
aho kugira ngo ahitiremo wa musaza ngo amubwire kubera ko ari wowe ukuze ukaburi data wacu warandeze ushaje yahangaha niho heza, ahubwo yararebye ngo ahitamo heza. Siho haje kurangiza habaye Sodoma na Gomora? Siho yatakarije ibye byose? Aho ntabwo hari ikigarama cy'ijisho? Aburahamu ntabwo yagiye ku manga y'Imana? Turimo turabyumvikana. Imanga y'Imana iruta ikigarama cy'ijisho. Niba hari ahantu Imana ikohereje, genda ushima Imana, ugenda unezerewe, uvuga uti Imana urakoze kandi uzahandindira. Haleluya. Kubana n'Imana, kuba uri kumwe n'Imana. Kandi dore ikintu cyiza cyane, Yesu Kristo ubwo yaragiye kujya mu ijuru yaravuze ati ntabwo nzabasiga mwenyine, nzabaha umwuka wera. Umwuka wera uzabigisha. Kandi wibuka neza yuko Yesu Kristo ni umujyanama. Kubana na Yesu, umuhanuzi Yesaya yamubonye nk'umujyanama. Uyu munsi none kubona inama ni ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe utekereza ko huye n'ikibazo iki n'iki, ndagisha ndi nama. Watekereza kuri kanaka ugasanga ibibazo bye birasumba ibyawe. Watekereza kuri kanaka wundi ugasanga azajya kuzimurira, ugashakisha ugaheba. Haleluya. Dufite Yesu. Niba ufite ikibazo, turafite umujyanama niwe Yesu. Niba ubuze amahoro mu mutima, ni umwami w'amahoro. Haleluya. Ariko noneho yaduhaye umwuka wera, kuzura imbaraga z'umwuka wera, kugenda uri mu mwuka wera, uri mu mbaraga z'umwuka. Ariko ubundi reka ngire, mwese murazi umupira w'amaguru? Ntimuzi umupira? Umupira iyo ushize mu mwuka ukawuhaga ukuzura, ukawukubita hasi, ugenza ute? Uridunda. Noneho ukakubita hasi cyane, ukidunda cyane. Wakubita hasi cyane, ukidunda cyane kurushaho. Kuramo umwuka, hanyuma ukubite hasi, wahita wiryamira fwa. Iyo tudafite imbaraga z'Imana, hakagira ibibazo bidukubita hasi, turaryama. None urabyuka, ntacyo kubyuka gihari. Iyo Satani aje, kandi noneho rero reka mbabwire, muri Covid Satani arimo aratudunda pe. Aradukubita ukumva umuntu yatakaje akazi, ejo umugore akaba yatakaje akazi, ejo ukumva ngo none ibibazo byagize gute, ugasanga business. None se urumva atarimo atudunda? Arimo aradukubita hasi, aradukubita pe. Ntibizabatungure mu bihe biri imbere nimujya mukumva umucuruzi kanaka yiyahuye, mukumva ngo kanaka yishyizemo umugozi. Kubera iki? Satani yamukubise hasi n'imbaraga nyinshi cyane, ahita aryama. Ndetse iyo uroye nabi, uriya mupira utari mu mwuka, iyo ukubise hasi cyane bihita biswanyuka. Nakuka gake kari imbere gatuma biswanyuka. Ariko reka mbabwira abantu b'Imana, Satani azatudunda. Ukagukubise uzamuka, ukagukubise uzamuka, ukagukubise uzamuka kurushaho. Haleluya. Reka mbabwira n'indi nkuru nziza. Noneho iyo Satani akudunda ukazamuka, akakudunda ukazamuka, yakudunda ukazamuka cyane, azana umujinya mwinshi. Noneho yarangiza akagukubita hasi cyane, ukazamuka ukarenga ibicu, ukigira mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Mwareka tugatumira Yesu inshuti zanjye, tukagendana na Yesu ahantu hose, twuzuye imbaraga z'Imana, duseka ibirimo bibaho, twubahiriza amabwiriza, twirinda. Ariko igisumba byose tuzi ko turinzwe na Yesu. Tukaba intangarugero mu kwirinda, tugakora ibishoboka byose, tugakoresha social distancing, tukwambara agapfukamunwa, tugakora ibishoboka ibyo ari byo byose, tugasanitizinga. Ariko igisumba byose tukaba tuzi ngo nibirenze ibyo ngibyo. Uyu munsi wa none nanone barakubwira ngo Covid irimo irahindura isura, ngo byagenze gute byagenze gute. Ibinyoma bijyanye n'ibya Covid, n'ukuri kubijyanye n'ibya Covid ushyize ku munzani bimwe usanga bigira gutya bihora bimeze bityo, havugwa byinshi. Ese ubundi wanababaza muri ibyo byose bivugwa, harya wowe ubwirwa n'iki cy'ukuri? Tugira umugisha ari byo leta itubwira, ariko si birengeye ibyo leta itubwira. Ufite umwuka wera ngo akuyobore, akwereke, aguhitiremo. Esprit de discernement, kumenya kuvangura,
kugira umwuka umenya kuvangura, ukavangura ibi ni byiza, ukamenya ngo ibi ni bibi, ibi ni byiza, ukabisobanukirwa neza, ndetse ukaba wayobora n'itorero ry'Imana, ukaba wagira. Hambere hari umuntu bigeze kunyandikira, hari ibintu bari bakoze bashyize ku ntuze, noneho bagira ukuntu babibeshya barabihinduranya. None aranyandikira ambwira ati musenyeri ibi ni ibiki? Ndamubwira nti inshuti yanjye, ibyo ni ibinyoma, ntubiteho umwanya. Ubwo mwibutse kubera ko uyu munsi mu gitondo abonye ka message anyifuriza, sinanamuzi neza, uretse gusa ko yagerageza kunyibwira nkumva simuzi, ariko Imana iramuzi. Hari byinshi biri aho ngaho bigenda bituzengurukaho bigize gutebya ibinyoma, ariko iyo uri kumwe na Yesu ukaba ugenda mu ishyamba ry'inzitane, reka mbabwire inshuti zanjye, iyo ugenda ahantu utazi uba uri mu kaga gakomeye cyane bidafite ukuyobora, uri mu kaga. Ariko iyo ufite ukuyobora, ukaba ufite umuyobora, uraryama ugasinzira. Haleluya. Abakunze kugenda ugiye ukajya nko mu mujyi wa Nairobi, wagerayo utazi Nairobi, utagize gutye, ushobora kwisanga ariko za Madari cyangwa za hehe, ukisanga uri aho ngaho uri mu bicanyi, uri mu bajuru ukamererwa nabi. Ariko ugezeyo ukaba ufite inshuti yawe akagutwara mu modoka, ushobora gusinzira kubera ko uzi neza yuko harahaza kuza kukugeza. Mwareka tukemerera Yesu akadushyira mu modoka ye, akadushyira ku bitugu, kwaza aho tujya ko ari heza, akatugenda naho kugira ngo tuyobe muri iri shyamba ry'inzitane. Turi mu ishyamba ry'inzitane ririmo ibibazo byinshi cyane. Hari umuntu w'Imana twahoze tuganira ku bibazo birimo bikubita ingo nyinshi cyane zirimo zisenyuka. Ambwira ati ariko wari uzi ko 80% by'ibibazo bituma ingo zinasenyuka atari n'ibibazo bikomeye? Ntinanye ndabizi. Ugasanga ni ibintu bya kwihanganirwa, ariko wajya kubona ukabona urugo rwasenyutse, urundi rwasenyutse kubera ubujiji. Abantu bagaragara ko bize cyane, ariko ubujiji bukarushaho kuba bwinshi, ugasanga abantu bangije ibintu byabo. Yanambwiye abantu bagiye bageze hanze bamara iminsi baratandukanye, barabonye gatanya, ngo baragenda barabireba, basanga barakoze amakosa, barongera barasubirana. Kuki mwagomba kwirirwa muruha? Murarushwa n'iki ko mwese muzanaruha? Nta byiza bihari mu gutandukana, nta byiza bihari. Umutungo murapasagura mwe bice, nakaga gusa, nakaga. Birumvikana, sindimo mvuga yuko ibibazo bitabaho, ibibazo birahari, ariko Yesu ni igisubizo. Haleluya. Kuba ibibazo bihari, ibyo twose simbihakana, ariko Yesu ni igisubizo. Reka dutumire Yesu. Musoreze kuri iki mbabwira inshuti zanjye, dufite Imana nziza cyane, dufite umwami mwiza cyane. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. None muremera kugira ngo rwose mwokagira Imana mwe, uhere hano mu rusengero, nureba iruhande rwawe ubona Imana, nureba iburyo ubona Imana, nureba inyuma ubona Imana. Biratuma nureba umubona nka mwene Imana. Haleluya. Kuko yaremwe mu ishusho y'Imana. Uburyo turebana burahinduka, kuko turarebesha indorerwamo zahanagujwe amaraso ya Yesu, bituma uburyo turebana buhinduka. Kandi biraza gutuma noneho tuza gusohoka tujye mu mirimo yacu, imikorere yacu nayo iraza guhinduka. Nawe ukora mu mafaranga uzamenya ngo aya mafaranga nimo nkora, Imana iri birandeba. Bya bindi byo gusobanya no kwiba biraza kuvaho, bimwe byakora busheni biraza kuvaho, kuko uzi neza ko aho uri mugenda hose uri muragendana n'Imana. Haleluya. Nako akutayoberwa biraza kuvaho, kuko harahuza kuza kugera ukabwira Imana uti Imana ko binyobeye, ese ndabigenza gute? Kandi Imana iraza kuguhereza igisubizo. Haleluya. Ariko wababaza, hari umunsi cyane cyane nka pastor ugira bahura na byinshi cyane, wigeze wumva ubuze ibisubizo, hanyuma wagira gutya gato ukumva Imana iguhaye igisubizo? Haleluya. Haleluya. Byambayeho kenshi. Rimwe na rimwe nkajya mu bintu ntazi naho ngiye, nkagenda intambwe ya mbere sinzi aho nerekera, nkazakomeza, noneho narangiza byose bimaze kurangira, nkumva Imana irambwiye ngo burya nijye wakuyoboraga. Ntazi icyo nkwiye gukora. Mfite ingero nyinshi. Kugendana n'Imana, kubana n'Imana, azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. N'ibindi nimwabyibagirwa, muze kwibuka ngo nibyo twita ngo ni impanga z'amaso yacu.
Kwibuke neza ni mu gihe Imana ariho yagushyize, iyo manga izakurutira ikigarama cy'ijisho ryawe. Ibyo nabyo nunabyibagirwa, umenye ngo mu gihe Satani azagukoraho urugoma akakudunda, nuba wuzuye umwuka wera azajya gukubita hasi uzamuke. Narakara akagukubita hasi cyane uzamuke cyane. Narakara n'umujinya wose akaza ngo none haje gukubita cyane, uzazamuka wigire mu ijuru. Ikintu gitera ubwoba gusumba ibindi byose ni urupfu. Ko Yesu yarunesheje harya ikibazo gufite iki? Kereka niba utizera ko ijuru ribaho. Niba wizera ko ijuru ribaho, ukabuzi ko Yesu yanesheje, ukabuzi ko uri umuturage w'ijuru, nta mpamvu yo gutinya urupfu ufite. Ntayo. Niba wumva utinya urupfu, reka tugusabe uhaguruke tugusengere. Uva aho ngaho utinyutse, ugenda uvuga uti, hari indirimbo y'Igiswahili ivuga ngo kaburi ni mlango wa ufalme wa mbinguni. Irimbi ngo ni umuryango utwinjiza mu bwami bw'Imana. Siko bimeze? Fituvuga kandi ko Imana yamuhamagaye. Nabagiye bajya handi tutiriwe tuvugana tuvuga ngo Imana yabahamagaye. Imana iminsi yabahaye birangiye, hanyuma bakagira abandi bajya kwitaba. Uhamagara uhuzi, ujya gusura uwo mufitanye ubucuti, uwo muziranye niwe ugenda usanga. Ko bimeze? Reka rero mbasabe inshuti zanjye, tumire Yesu, tugendane nawe intambwe ku yindi, aho tugenda hose. Niba n'ibindi nibinakunanira, nujya winjira muri urusengero, ujye wibuka ko nagusabye ngo nurebe iruhande rwawe ubone Imana yicaye, ubone wicaranye na Yesu. Nugera hariya umenye ngo nicaranye na Yesu, kuko bizahindura uburyo usenga, bizahindura uburyo uririmba, bizahindura uburyo utekereza, bizahindura ibintu byinshi cyane. Kubera yuko numenye ngo uri kumwe na Yesu, ikintu azakora ni iki? Azabanza kwereka ibitameze neza. Niyo niko byagendekeye Yesaya ngo yamaze kubona ubwiza bw'Imana, ahita amenya iki? Amenya ngo ndapfuye mbonye ishyano. Kubera iki? Kubera ko ndi umuntu w'iminwa yanduye, nkaba ntuye mu bwoko bw'iminwa yanduye. Ati ndapfuye birandangira. Ntabwo Imana yakica, ahubwo Imana irakiza. Imana yakoze iki? Yakoze ikara irikoza ku munwa we, iravuga ati ndaguhumanuye none ndatuma ndere. Ati ngaho ntu. Ukimara kumenya ngo Imana irahari, ukumva presence y'Imana, Imana ikwereka ibitagenda neza, bya bintu ukabitunganya, ugatangira kubaka ubucuti n'Imana. Kandi muri uwo kubaka ubucuti n'Imana, nuko ngo gusa nta guhomba guhari. Ufite ubwoba, ufite ibyo gutinya, Imana ikugirire neza, umenya ngo igisubizo kirahari. Igisubizo ni Yesu. Dusenga Imana. Mwami Yesu, nongeye kukwinginga kugira ngo usange ubwoko bwawe, usange buri wese uri aha ngaha, utugirire neza kugira ngo twumve presence yawe. Tukiri muri urusengero twumve yuko uri kumwe natwe, nituba dusohotse twumve ko uri kumwe natwe, nituba turi mu mago yacu tumenye ko turi kumwe nawe, nituba turi mu mirimo tugendamo tumenye ko turi kumwe nawe, nituba mu modoka tugendamo tube turi kumwe nawe, nituba mu mirimo dukora mu buryo bwa buri munsi tumenye ko turi kumwe nawe. Kandi igihe nikigera cyo kugusanga tuzamenye ko twabanye nawe, ko dusanze inshuti yacu. Ngwino tugire neza, ubarinda buri wese kubwa Yesu Kristo umwami wacu.